Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba KITU TV show, murasuzwa na Anike KITU. Murabizi rero ko yonje mbaje kubagezaho amakuru agezweho muri showbiz, amakuru ari update. Nkuko mibona amakuru mbazaniye muri uno mwanya ni amakuru ajyanye na Nyambo ndetse na Titi. Mu minsi yashize nibwo twavugaga yuko Nyambo yaba yaratandukanye na Titi, ariko muri ano masaha ndagira mbabwire yuko ibi byose ibyavuzwe byose byari pranka. Byari pranka. Ni nyuma yuko rero ibi bivuzwa ahantu hagiye hatandukanye, ba Godfather ku ma space bakagira icyo batangaza, ku isimbi bakagira igitangazwa, hari n'abateye amabuye witwa Kiramani bavuga yuko ari we waba waragize uruhare mu itandukana ry'uwitwa Titi ndetse na Nyambo. Ariko uyu Kiramani nawe yabihakanye yivuye inyuma, aho yaje no kuza ku isimbi akavuga yuko ahubwo ari we mujyanama wa mbere w'uwitwa Titi-Brown ndetse n'uwitwa Nyambo. Rero uyu munsi ku munsi wa none nibwo uwitwa Titi-Brown yashyize ahagaragara yuko byari pranka, aho yasohoye trailer ya filimi bagiye gusohora. Ni filimi bazagaragaramo bose, akaba ari filimi yitwa Love Win. Akaba ari filimi rero izasohoka ku munsi wo kuwa gatanu, ubwo ni ukuvuga ni umusibo ejo, nibwo rero iyi filimi yitwa Love Win izasohoka. Ubwo narinje kugira ngo nyomoze amakuru yose yagiye avugwa, nubwo byari mu bihe bya pranka koko abangaba bitwaraga nkaho atari abakunzi, ariko kugeza ubu ngubu ibiri guhitinga nuko byose byakozwe byari pranka. Rero hari ukuntu abastari baza hano kuri social media kugira ngo inkuru zabo zizavugwe ahantu henshi, zizavugweho byinshi, byarangiza bigakorwa nka pranka. Ahangaha rero ni pranka yakozwe mu buryo bwo kugira ngo iyi filimi yabo igiye kuzajya ica kuri YouTube channel y'uwitwa Titi-Brown izajye irebwa. Rero murumva ubwo ngo murararitswe kuwa gatanu muzakurikire iyi filime Love Win. Izaba filimi nziza bitewe nuko trailer imeze. Trailer namaze kubahereza link, murareba n'ahangaha muri comment murabonamo link y'iyo filimi igiye kuzakinwa na Titi na Nyambo, ndetse izasohoka ku munsi wo kuwa gatanu. Murararitswe rero muzayirebe muri benshi ko ni filimi nziza, ni filimi irimo ibyamamare bitandukanye, irimo Linda Priya, ni filimi irimo Titi of course na Nyambo, harimo abastari benshi bagiye batandukanye mwagiye mubona mu mafilimi yandi yagiye atambuka kuri YouTube, amafilimi nyarwanda. Rero ubwo muraraswe muzarebe iyo filimi. Byose rero byari pranka. Nje kwisegura kubo twaba twarahuriranye muri no nkuru. Hari abo twagiye duserera, bamwe bimeze nka debate, aho byari bimeze nka deba, bamwe baza bahakana abandi bemeza bopoza. So ndambabwire ngo ibivugirwa hano byose kuri social media akenshi usanga harimo iby'ukuri, harimo n'ibitari ukuri. Rero ubwo ni ukuzajya umuntu ashoza mukamenya neza, ariko icyari gihari ni uko koko aba bombi bahuraga gakenya mu gihe babaga bagiye gukora shooting y'ino filimi yitwa Love Win. Akaba ari filimi rwose ubona yuko yateguwe neza, ni filimi ubona ko yashowemo akantu. Ni filimi izazamo ababesto. Rero ubwo nagira ngo ndeme agatima cyangwa se nze mbwire abakunzi babo bombi basubize agatima mu membero, kubera yuko byose byari pranka. Byari pranka ya kimwe nuko twigize kumva ngo Shakira na Benda batandukanye kubera yuko Benda asigaye aryamana n'uwitwa uriya mutinganyi yitwa Semuhungu. Yego, cyangwa se uko twaje tumva ngo Divine ndetse na Jojo Blaze batandukanye, ariko tukaza gusanga ibyo byose rero byari pranka. Ni nk'uko n'iyi nkuru y'aba babiri bombi nayo byaje kuba byagenda bikaba byabaye
prank kari ibintu bishimishije ku ruhande rw'abakunzi baba bombi, ariko nanone ni ibintu bibabaje ku bafite byinshi bagiye batangaza kuri aba bombi, harimo Kasuku, harimo Godfather, amanuza atandukanye, platform zikomeye zitandukanye zavuze kuri ibi bintu, harimo uriya umugabo nawe bajya bita umutinganyi harya n'indera, umushu ya jihadi umushu ni byinshi rero byagiye bivugwaho, cyane ko n'aba ngaba baje bakomfaminga byari byanyuze ahantu henshi hagiye hatandukanye ku ma YouTube channel atandukanye, n'aha ngaha byari byanyuze. Rero nagira mbabwire yuko ni prank, niyo mpamvu mvuze nti reka nze iyi nkuru mbanze nyibagezeho mutazayikura ahandi mukagira ngo tuzana ibintu bitavuzwe cyangwa se ibintu bitariho. Rero nuko bimeze, twagiye tubona byinshi by'ukuntu basibye Titi-Brown ndetse na Nyambo Jessica, basibye ikiganiro cyangwa se prank bari barakoreye kuri YouTube channel yabahuzaga bombi ariko yitwa Nyambo official, ndetse haza no kuba hasibwa indirimbo Best kunuza kuri IG, ndetse ni byinshi byagiye bivugwa aho Titi-Brown yagendaga aca ku rubuga rwa X akagira byinshi atangaza mu buryo bwo kwerekana yuko aba bombi batandukanye, ariko uwitwa Nyambo we nta kintu yigeze yabitangazaho, ariko kugeza amagingo aya ngaya bigaragaje yuko nyine love win. Aho uri hose uvuga uti love win, ntagihe urukundo rutazatsinda, ahari urukundo rwose ibintu byose biba bimeze fresh, ibintu biba bimeze okay. Rero ndagira ngo nkomeze nifurize gukomeza gukundana kw'aba bombi, nta gatotsi kagomba kuzamo, ndetse koko bakomeze bahamye yuko aba best always. Ushobora kuba uri umu best n'undi muntu ariko bikazavamo urukundo ruri seriye. Aba best rero ntago bajya batandukana, nimba kugeza ubu ngubu uwitwa Titi na Nyambo ubu ngubu ni abakunzi barakundana, bagaragaje yuko bakundana. So kugeza ubu ngubu rero icyo navuga, birashoboka yuko ushobora gutangira uri best n'undi muntu ariko bikarangira mukundanye. Rero nimba muramutse munatandukanye cyangwa se mugize akantu kabashwanyisha, ntazagire ikintu cyatuma nyine umwe adaca aho undi yanyuze. Nicyo kintu navuga kuri ino nkuru. Gusa byose byari prank. Ayo niyo makuru rero agezweho muri uno mwanya, niyo makuru agezweho ku munsi wa none, niyo makuru agezweho kuri social media. Murabizi yuko ahangaha tubazanira inkuru ziba zigezweho, ntago tujya tuza ngo tubabwire izindi nkuru. Ushaka kumenya inkuru zigezweho ku mbuga nkoranyambaga, inkuru ziri kuvugwa, ujya usure KITU TV show. Chacha.